video tugiye kureberamo website zirenga 10 wakoreramo amafaranga mu buryo bwizewe 100% atari nka zina application birirwa baravugira ngo kina game ugasanga wirura kina game winjije 0.1 cy'idolari cya 0.2. Izi website ni website ukuramo amafaranga kandi uko ugenda ukina game cyangwa se playing game. Nimvuga game numve zino game zisanzwe nzakwereka uburyo bikogwa. Izi website ni website ukoreramo amafaranga kandi uko ugenda ukoramo menshi ndiko uzamuka muri level bityo ukabikuza menshi. Urabona nk'aba bantu kuyabikuje USDT 3, yabikuje USDT 1, uyabikuje 2, 5. Urabona ni benshi yabikuje amadolari 10. Guys, izi website mbere yuko utangira iyi video, mbere yuko nzibabwira uko ari 10, YouTube nk'ibisanzwe aracyari uziye Tech Media. Niba wifuza kuntega amatwi kuva iyi video itangiye kugeza irangiye, banza liking iyi video kanda subscribe. Igitekerezo cyanyuganizi aho bisangwa murahazi ni muri comment. Izi ni Faustin ziri guca ibintu hano mu Rwanda, nizo cyangwa se ku isi hose nizo ziri gukorerwamo amafaranga. Ariko ikintu cya mbere ugomba kuba ufite Binance account. Niba guys udafite Binance account, wareba content creator ni benshi bakoze video z'ukuntu wafungura Binance account. Wagenda ukareba umuntu ukoze video y'ukuntu wafungura Binance account, noneho uwo muntu ukamureba akakuyobora uburyo wafungura Binance account, ugafungura Binance account. Ko izi application ubikuriza kuri Binance account. Izi application urabona nk'i application urabona teho nuza zingana kunguki TRX zingana kunguki. Urabona hano uko ngenda ngenda nzamuka muri level. Urabona ningera kuri itegiti zaba ngiye kuri level ya Iron. Guys, kuzamuka muri level, ishaka kuzamuka muri level uraza uragakanda hano handitse game. Ushaka kugira ngo uzamuke muri uraza ugakanda hano handitse game. Cyangwa ukanda hano handitse game, urabona harimo uburyo bwinshi bwa game wakina ukagenda. Ariko izi game ugomba kuzikina witonze ko urasheta, ni nka bet, urabetinga upaka kungukira. Ariko nzakwereka uburyo uyu munsi nje kubabwira uko izi website zizewe nabakorera urutonde rwazo. Niba ushaka buri website nzajyanda nyikoraho video, buri website nyikoraho video, wandika ati dukorere video kuri buri website. Noneho nzagende bakorera video mbere ku buryo ukoramo account, uburyo uzamuka muri level, bityo bigatuma ubikuza vuba. Izi Faustin umininga buri saha, kandi uko ugenda umininga buri saha niko ugenda winjiza amapoint menshi. Nituzano ku gice cya Faustin, urabona yuko hano harimo uburyo bwo ushaka kumininga uraza ugakanda hano capture hano. Urabona yuko harimo level nyinshi. Urabona harimo level ya Iron, harimo level ya Bronze, level ya Silver, level ya Gold, Platinum, Diamond, akabamo na level ya nyuma ariyo Master. Uko ugenda uzamuka muri izi level niko winjiza amapoint menshi yase amafaranga menshi muri izi website. Guys, rero niba ushaka izi website igiye kubakora urutonde nzibabwire n'uburyo zikoramo. Ariko niba ushaka yuko tuzazikora video mu buryo burambuye, nje nkukora video nkwereka uburyo bakoramo account n'uburyo bayiverifyinga kugira ngo ibe yujuje ibisabwa, noneho byandike muri comment ati dukeneye ko udukorera video ndende zivuga kuri izo website ukora ico. Kuko izi website nizo zonyine zize wakora amafaranga mu buryo butagoye cyane. Izindi usanga zigosanga nka ziraza baba bari kubabwira ngo korera ngo gukina game, ziri usanga ukina game umunsi wose bukira nta kintu ugaragaje. Ariko izi ngizi ukereminga buri saha izo wakereminze igiye uzigwiza, uraza ugakina game hano bikagufasha kuzamuka muri level. Kuzamuka muri level niko winjiza menshi. Ushaka no gushoramo washoramo. Urabona ko harimo igice cya deposit, wazuga depositingamo. Iyo ukoze deposit nabyo bigufasha kuzamuka muri level. Guys, iyi website igenda ukora ubushakashatsi, zirazwi, zirakora neza. Iya mbere rero nahere ku iya mbere yitwa Litecoin. Iyi ni iya mbere, urabona ko iyi ni iya mbere, bayita Litecoin, ni iya mbere Litecoin.
nzibereke. Urabona yuko nzifite muri telefone yanjye zose. Hariho iyi yitwa BNB, akaba yitwa Litecoin, akaba yitwa Tron, akaba yitwa Dogecoin, akaba yitwa Solana, akaba yitwa Freeton, akaba yitwa First Batch, akaba yitwa First Shiba, Ethereum, BNB, akaba iyi yitwa BNB nzo ni nyinshi, akaba nitwi First USDT. Ntabwo ari izi ngizi gusa, usibye ko ari izi ngizi ngewe arizo nkoresha gusa, harimo n'izindi nyinshi cyane zikorerwamo amafaranga mu buryo bwo gukereminga buri saa. Guys, niba ushaka izi website uko ari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 uko ari 12. Niba ushaka ko nza gukoramo video, byandike muri comment, wandike muri comment uvuga ati buri website yose uzayikora video uyivugeho uko ikora. Muri izi ngizi hari niyo navuzeho, ariko nta nshidikanya hamaze igihe nta nayisobanuyeho neza. Byaba byiza wanditse muri comment ati dukorere video y'uburyo ukoreramo amafaranga, uburyo ukereminga buri saha, n'uburyo uzamuka vuba muri level. Kuko zino application kugira ngo winjize menshi bisaba guprenga zira game ushoramo duke point duke uba wakreminze, bakakungukira bakagukubira, ukagenda uspinninga ukina izindi game ukagenda winjiza ama point. Naho uvuze ngo nawe urakina game zihemuka muri level, nta kibereyemo kabisa. Nkubwiza ukuri nta kibereyemo. Cyambere no gukina game ukazamuka muri level, kandi uko nabibonye kuzamuka muri level birihuta. Kandi ikindi cyiza kizi website kubikuza akugeraho mu minota 2 gusa, mu masegonda ukikanda withdraw ahita akugeraho kuri account yawe ya Binance. Guys, wumva uri interested, mbwira ati dukorere video kuri buri website. Ndabakora nubimbwira muri comment, ndabakorera video kuri buri website. Zagenda nyikoraho video nkwere ku buryo uzamuka muri level vuba, n'uburyo wiyandikisha, n'uburyo ubikuza. Niba ibyo byose kandi bizabera kuri YouTube channel ya Uziel Tech Media. Niyo mpamvu utegetswe cyase ntago ari gutegeka, ugombwa gukanda izongera kugira ngo buri ko na uploadinze video ujye uyibona mu bantu ba mbere. Bityo rero kugira ngo nintangira gukora kuri izi application munabimbwiye n'umunsi ukuzitondekanye, ejo nabakorera kuri BNB, nkabakorera kuri Litecoin, First, Doge, Solana, First Batch, Shiba, Ethereum, BNB, Shiva, USDT, zose nkagenda nkabakoraho video. Munambwiye n'ejo natangira, wembwira ati nshaka kuzikora amafaranga. Izi ni application zonyine ziri guca ibintu hano mu Rwanda. Uve kuri za zindi bavuga ngo playinga game ngo winjize, ugasanga umunsi wose winjize nka $0.2 by'idolari. Izi uko ugenda uzamuka muri level niko winjiza menshi, uko ugenda uzamuka muri level. Reba urugero nk'iyi USDT, urugero nk'iyi USDT, abaza agaciro kama USDT, urabona yuko nka hano handitse ibazi. Imagine kugera kuri level ya master wajya ukereminga ama USDT 6 buri saka. Urumva kuyigeraho yego biragoye, ariko ibaze wayigezeho wajya ukereminga amadolari 6 buri saha. Amadolari 6 buri agera mu bihumbi bisaga 8 by'amafaranga y'u Rwanda, aranarenga. Guys, niba uri interested umbwire ntangire nzikoreho video. Urabona nanjye mbaraje nta kreminzi. Urabona hano urabona hano kugira ngo ugere kuri level ya Iron bisaba ko ufite USDT 5. Uraza ugaplayinga game, uraza ugakina game, ugaspinninga, ukazamuka muri level. Urugero kanze mbereke urugero, uraza ugakanda kuri game, wenda kanze dukore kuri iyo guspinninga, ukaza ugaspinninga gutya, ukaza ugakanda hano gutya. Urabona tuhise tugwa muri 1.50 baradukubiye. Urabona hano turariwe, hano naho turariwe, turongeye turariwe. Ugenda ukina gutya, urabona bisaba dukubira 3. Uko ugenda ukina gutya niko ugenda uzamuka muri level.
iyo ugenda usipininga haba harimo uburyo bwa gemu nyinshi, harimo gemu nyinshi wakina cyane, harimo gemu nyinshi ukazikina. Urabona baraturiye, urabona nabo baraturiye, ndabona bari kutujya bya danje. Urabona ko baturiye ariko nyine uko bakujya batakujya, koyini winjije hano urazibarirwa aba arizo ziza. Uraboreka nze nkwereke impamvu zibarirwa. Turaza hano kuri Faust, urabona yuko twe dufiteho hano, twe dufiteho 0 n'ibice bine, ariko duhise tugiraho 0 n'ibice bitanu bitewe nuko dukiniye gemu. Nitugira amadolari 5 tuzahita tuzamuka muri level ya Iron. Ushobora no kuza ukaduhangira ugakina paka ugwije amadolari 5 ugasanga ugera kuri level ya Iron, ugakomeza kuri level ya bronze, silver, gold, platinum na diamond. Guys, nyandikira muri comment, kandi iyi video nibigushimishije nabateguzaga izi website mwumva muri interested, mushaka kuzikoreramo amafaranga, mushaka kujya mu mininga buri size Faust, umbwire nzikoreho video byihuse cyane ndahita mbikora. Itubica n'undi yari nkibisanzwe yereguze Tech Media, liking video. We mushasha niba gukanda subscribe, nawe usanzwe wibuke kwisharinga inshuti yawe ikeneye kwinjiza yifashishije telefone yayo, tazacikwa na video z'ubutaha.